tugiye kwiga nguki ibimenyetso biranga itorero ry'ukuri. tugiye kwiga nguki Ibimenyetso biranga itorero ry'ukuri. ibimenyetso biranga itorero ry'ukuri. Iri torero ry'ukuri tugiye kwigira hamwe ibimenyetso byaryo biranga itorero ry'Imana nk'uko bijya kugera hano biravuga, ariko tuba bitandukanye n'ibyo bita ibyiyuzi. Rero ndagira ngo tunyarutse itorero ry'Imana riri ku isi ariko ryahereye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo turi ku isi turi itorero rikorera Imana ariko ryahereye mu ijuru. Mu ijuru hari itorero rigizwe n'Imana na Yesu n'abamarayika. Muri abo bamarayika hariho imitwe yabo, hariho abaserafi, abakuru n'abasanzwe. N'aha ku isi hari itorero ryayo, ariko itorero rya hano ku isi ubuyobozi bwaryo bukomoka mu ijuru. Niyo mpamvu iri torero tugiye kureba ibimenyetso biranga, kugira ngo mu by'ukuri niba utari waryinjiramo, Imana iguhe kubishaka no kuryinjiramo kugira ngo bizaguheshe ubugingo buhoraho. Niyo tugiye kwigisha mu bivuga ngo ibimenyetso biranga itorero ry'iki ry'ukuri. Hano ku isi hari abo bita abakuru bayoboye n'amadini, n'abiyita ngo ni abakuru bayoboye amatorero, ariko twebwe icyo tugiye kwiga ni ibimenyetso biranga itorero ryitwa ngo ni iry'iki ry'ukuri. Kugira ngo nimba iryo torero umaze kuribona n'ibimenyetso ukabibona muri Bibiliya, ushakishe iryo torero uryinjiremo kugira ngo bizaguheshe kubona ubugingo bwiza buhoraho. Ikimenyetso cya mbere kiranga itorero ry'ukuri ry'Imana ni uko iri torero ry'ukuri rigendana ibendera ry'Imana. Rigendana iki? Ibendera ry'Imana. Ibendera ry'Imana. Ngicyo ikimenyetso cya mbere kiranga itorero ry'ukuri, ni uko rigendana ibendera ry'iki? Ry'Imana. Ibendera ry'Imana murabisanga mu gitabo cya Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20, ahari kuvuga ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Umusange iki? Amategeko y'iki? Amategeko y'Imana 10 niryo bendera. Niryo bendera ry'Imana. Kugira ngo tubyumvikaneho neza, itegeko rya mbere ni ntukagire izindi mana mu maso yawe. Irya kabiri, ntukiremere ibishushanyo bisengwa. Irya gatatu, ntukapfe kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Irya kane, wibuke kweza umunsi w'iki? Ntabwo wavuze ngo wibuke kweza umunsi w'icyumweru. Ubyumve neza, kuko yaba mu Kinyarwanda, yaba mu Gifaransa, yaba mu Cyongereza no mu zindi ndimi, nta hantu uzasoma muri Bibiliya bakubwira ngo Imana yarangije kurema mu minsi 6, ku cyumweru iraruhuka. Ahubwo baravuga ngo yararemye mu minsi 6, ariko ku Sabato igenza gute? Isabato uzayisoma uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuri, ni Isabato gusa. Ariko nta hantu uzasoma handitse ngo icyumweru bishoboka. Ubwo rero itegeko rya kane riravuze ngo wibuke kweza umunsi w'iki? Irya gatanu, uje wubaha isunande. Irya gatandatu, ntukice. 7, ntugasambane. 8, ntukibe. 9, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Irya 10, ntukifu. Ibyo nibyo bita ibendera ry'iki? Tureba ababonye ibendera, ababonye ku bendera. Mu Rwanda ririyo, muri Kongo ririyo, kandi amabendera y'iwacu gagiye gatandukanye mu mabara. Muri Kongo hari ibyo muri Kongo, mu Rwanda hari ibyo mu Rwanda, mu Burundi ni guco. Isi yose na hano muri Amerika bafite ibyabo, muri Canada dufite ibyacu, muri Quebec hari ibyabo. Mbese ayo ni ikibazo mbaza. Ibendera ry'igihugu cyangwa rya parti politique. Parti politique mbega ni ishami rya politiki. Uko mubizi ibendera barishira kanze twihute. Iyo bavuze ngo turakora karasisi,
Karezi murakazi nje mubibona no mu Rwanda nje mbikurikirana cyane kunda abanyarwanda bakora akarasisi iyo bafashe ibendera bari gukora akarasisi ibendera bari imbere yaririmba muri mansubiza bari imbere birumvikana bihehe noneho hejuru barazamura bakora hejuru niba uvuze hejuru mbere ibendera bari imbere ariko hehe hejuru icyo kirango ni ukuvuga itorero ry'Imana ku isi ikiturangaje imbere icyo dushize imbere twerekana ko dukorera ijuru n'Imana yariremye ni uko tuzamura ibendera ry'Imana kugira ngo uwo ari we wese agenze gute aribone si wo mugambi si wabo buryo bakora akarasisi ibendera riri hehe kugira ngo n'uri kure amenye ngo bari munsi y'iki ntabwo batatira igihango cyane nibyo ribayobora natwe tuyoborwa n'amategeko angahe isabato nayo irimo kuva mu kimenyetso kabisa cya mbere ni uko tugomba kugendera ibendera ry'iki iyo sabato nayo irimo rero iryo bendera ry'Imana mu gitabo cya Matayo hari abaje bigisha mu gihe cya Yesu igihe yageraga no ku isi ngo ryakuwe iryo bendera ry'Imana ariko Yesu arabahakanira avuga ati rwose ibendera ry'Imana yanje riracyariho riracyahagaze ni bwuma rwose nta n'igihe bizavaho. Reka tubisome Matayo 5 umurongo wa 17 haravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza kandi nababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizashirira. Ni ukuzica rimwe muri ayo mategeko naho ryaba ryoroheje hanyuma y'ayandi akigisha abandi kugira batyo mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya cyangwa ntabwo azagerayo ariko uzayakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Imana ihabwa icyubahiro. Urumva aje kuyakuraho se mwiravuze ngo mwiteke tekereza ko naje gukuraho ibendera rya data sinaje kurikuraho ahubwo naje kugerere kugeza igihe avuze ngo ijuru n'isi byavaho aho kugira ngo n'agace gato k'amategeko kagenze gute arakomeye amategeko arakomeye kugira ngo wemere neza yuko amategeko dukorera y'ijuru akomeye uzayahere kuri aya mategeko ya Amerika n'aya Canada. Niba hari abantu bagomba gutimwa nubwo nzimaze amezi 6 hano muri Canada no muri Amerika ngaba numva amategeko yabo, niba hari umuntu ugomba gutimwa muri bino bihugu byombi mwo bita la police. Police ntugakine nawe. Police ari na president police afite uburenganzira bwo kumuhagarika na ministre police yamubwira ngo ba mu modoka yabo bari muri modoka akamufunga kandi ari ministre. Iryo nitege Imana amategeko yayo niyo twakandagira none mu gihe y'abantu yubahirizwa ministre agasitira imbere ya policier. Abapolisi ntabwo bameze nk'abi wacu barakomeye cyane. Arakubwira ngo ba mu modoka kuba kuko utabyubahirije ni ingaruka zizagukurikirana ngo zizafira. None ayo mategeko ni ay'abantu ntabwo ari ay'Imana. None ay'Imana tuyasuzugure. Ibyo bendera rwose tugomba kubiheka tukagerereza tukabishyira hejuru kugira ngo abantu bose bagenze gute baribone. Mu gitabo cya Yesaya 5 naho hari amagambo twihuta 5:26 havuga kubyerekana n'ibendera ry'Imana tugomba rwose kwereza. Yesaya 5:26 baravuze ngo azamanikira amahanga ya kure ibendera. Azamanikira amahanga ya hehe? Azabahamagaza ikivugirizo. Ubwo se turi wacu turi mu mahanga ya kure. Imana yarayimanitse rero, yamanikiye Canada, imanikira Amerika n'ibindi bihugu ibendera. Niyo mategeko 10 ntabwo bayazi. Ni Yesaya 5:26. Urebye mbese ngiri iwacu muri Quebec ivuze igisabato benshi bari hehe mu mwijima aho abantu vrema urasanga hari igihe kimwe nigeze mbibona ukabona bagiye bazana ibintu by'ibishushanyo ibintu by'ibingiringiri bakabishira ku miryango ngo nibyo bizabari
bizabarinda ngo birabarinda ngo amashetani ngo amadayimoni, ibyo byose ni ubupfumu ni ubupagani, sibyo? Abo bose bakeneye ibendera ry'iki? Bari mu mwijima, bakeneye kumanikirwa iki? Imana ishimwe rero yatugejeje ino. Nubwo nta muzungu wari winjira, ariko bazagenza gute? Bazinjira. Wowe icyo ukora ni ugukiranuka mu by'Imana gusa. Wowe uzareba ukuntu Imana izi nsika bino bibambasi bigiye kuzabibomora, itorero tuzaterana n'abazungu bakira iki? Wowe kudakinisha iby'Imana gusa, ukurikiza iby'Imana, ukurikiza temperance, ukurikiza isabato yawe, uzaza kumva Imana ibazanye. Ntabwo ari wowe ubikora, ahubwo ni Imana igenda gusa. Igihe kizagira abazungu binjire bari no kurira. Ibi bintu igihe twabyirengagije, buno bwari ubutumwa bwacu, turabifite biranditswe. Madamu wacu yaranditswe ngo hari igihe bizagera n'Abisiraheli, les anciens israélites, bariya ngo babwirijwe bakabyirengagiza, ngo bazaza bari kutubwira ngo buno ubutumwa bwari ubwacu. Bo muri Palestine mu Buraya bari no hose, bari no muri Canada, abanyapalestina bari hano, Abisiraheli bakera bari hano, ngo bazavuga ati mu by'ukuri turatangaye, nitwe twagombye kububwiriza, none bubwirizwe n'Abanyafrika. Ngo igihe kizagera kugeza igihe abazungu bazifuza kugurana natwe imyanya bitewe n'ubutumwa bwiza. Buno ntabwo ari ubutumwa bw'ubushirabuzwaho, ntabwo ari ubutumwa bwo gukinisha mama. Ubufate neza, ushaka wabufata neza. Ni ubutumwa burongorotse, ubutumwa burakugeza ku meza, ukicarana n'umuzungu, wabona ukunda ari kurya, wowe ubwawe ukaregreta. Turegrete boko, ugatangira kuregreta. Wari uzimo ni abantu b'abanyabwenge bize, ariko njenje nicarana nabo, nareba ukuntu bari kujya ku meza, ndavuga ati no, twahawe ubutumwa. Kumva ataratinya kuvanga amazi n'ibiryo, imboga n'imbuto, mbese ugasanga kurya 5 ku munsi. Ibyo byose ntabwo twabikora twebwe, kuko tuzi neza yuko amagara mazima gafite amategeko yage. Nose bavuga ngo abo ngabo ni bazima kweli? Ntabwo ari bazima rwose. Donc bafite ubwenge, bafite ubumenyi, ariko nta butumwa bagenze gute. Niyo mpamvu temperance niyo yambere, temperance irakunya no kuba ku bitaro, abandi bagahora ku bitaro, ariko wowe kuko uzi byakugoboka mu byo usanzemo, ndugwaragu. Mu by'ukuri twabishimira n'Imana. Rero ngo azamanika amahanga ya ku ibendera, azabahamagaza ikivugirizo ngo bave ku mbera y'isi, nabo bazazana ingoga bihuta. Muri bo ntawe uzananirwa ngo asitare, ntawe uzahunikira ngo asinzire, ntawe uzakenyuruka, kandi n'udushubi tw'inkweto zabo ntabwo tuzacika. Iri ni itorero ry'iki? Ry'Imana rwose. Ibendera tugomba gufata n'amaboko yombi, tukarimanikira amahanga ya kure kugira ngo bamenye amategeko 10 y'iki? Imana. Ariko namwe mutekereze, amategeko Imana yanditse mu minsi 40 ikayahereza Mose. Mose yamanuka yagira ifuhe yamenagura, Imana ikamubwira ngo zamuka nguhereze iki? Repetition. Muze muratinya icyo bita repetition, gusubiramo. Imana yasubiramo irongera yandika, ikora iminsi 40 n'amajoro angahe? Ngo Mose ntabwo yageze mu butayu ngo aruhuke, yageze mu butayu asanze bacumuye arayamena. Imana irongera amubwira ngo zamuka, yongera kumara iminsi 40 n'amajoro angahe? Iminsi ningahe au total? Ni ningahe? 80 n'amajoro angahe? Akajya kagenda gute? Imana iri kongera gusubira muri ya mategeko yandikisha n'urutoke rwande, nawe hangare ngo ndukanagira. Sinzi iby'Imana turayubaha no kwitinya rwose. Niba wacumuye ku Mana, titiriza, upfukame, uyisabe iki? Icyo nyikundira, irakomeye pe, irakomeye. Nta n'umuntu n'umwisubira gukomera, kuko icyerekana ko Imana ikomeye, usibye Yesu gusa uyisanga hira, nta wundi wemerewe, ntawe rwose. Umucyo w'Imana irimo n'umwe uwinjiramo uhereye igihe Imana yabereye. Na marayika uriyo wasimbuye nani Satani mu ijuru witwa Gabriel, niwe, kuko Satani amaze gukora icyaha, bamaze kumujugunya mu isi, habaye amatora agafashe Gabriel, niwe wasimbuye Satani mu ijuru, yicara ku ntebe ya Satani. Ariko nubwo yamusimbuye, ntabwo yemerewe kugera ku Mana. Imana ibaho yo yonyine, iyo ishatse niyo ihamagara umwana wayo akayisanga hiri muri uwo muco. Ariko iyo Mana nshima, reba ibyo yandikishije muri Zaburi 100
na 38 wumve ukuntu Imana idukunda rwose. Zaburi 138 wumve ukuntu Imana idukunda. Haravuze ngo umurongo wa 5 haravuze ngo kuko nubwo Uwiteka akomeye, nubwo yita kubicisha bugufi n'aboroheje. Yita niki? Yesaya igice cya mbere 18 ati nimuze tuje inama twicare hamwe kugira ngo mbakize ibyaha. Atari inama yo kugira ngo yo ikiri ibyaha, ahubwo kugira ngo ituvure dukire iki? Imana ikomeye yemeye kwicisha bugufi ngo mwicarane. Iyo mana wayinganya nande? Imana ikora ibitangaza, nawe reba kugira ngo ugere aha ngaha, mbese niho bipanze. Oya, ni ibitangaza byayo kugira ngo ugere hano uruhuke hati n'imiruho y'iwacu. Mu by'ukuri Imana yabikoze. Ikimenyetso cya mbere turakirangije, ni ikimenyetso kivuga ngo itorero ry'ukuri rigenda n'ibendera ry'iki? Igitabo nibagiwe mu rugo cyitwa Ibihe n'umuzingo wa kabiri 492 mu byandika kuko ni igifaransa n'ikinyarwanda birahuje. 492 haravuze ngo Madame White yagiye kwerekwa abona mu Badivantiste n'umunsi wa karindwi hariho bamwe bagiraga bene se bo mu itorero inama yo kumanura ibendera ry'Imana. Ndasubiramo, Madame White Imana yamweretse ko mu itorero ry'Abadivantiste hazaboneka umutwe munini w'abantu bazagenda bagira abandi inama yo kumanura ibendera ry'iki? Kugenza gute? Kugenza gute? Twaribonye ko abashaka kugerereza no kurishira hehe? Hejuru kugira ngo n'abandi bagenze gute? Aho ugera hose uje uvuga amategeko 10 y'Imana, uje uyavuga uyandike nk'uko nyine mu Mutego wa kabiri havuze. Ariko Madame atatangaza no kubona Abadivantiste bafashe umugambi wo kumanura ibendera ry'Imana. Madame ataravuga ngo kino gihe nabari kumanura ibendera ry'Uwiteka Imana yacu, aho ni igihe cyo kugerereza iryo bendera ngo rya ntabwo turi kuyasoma bitewe n'igihe muzayisomera, ariko navuze ngo iryo bendera ryanditswe mu Byahishuwe 14:13 havuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri 12 ngo bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera ngo kwande. Mukurikirane neza abantu bireza amategeko y'Uwiteka bakavuga ngo bazakizwa kubwo kwizera. Madame White arabahakaniye nyuma yuko Yohana mu Byahishuwe indumwa n'umuhanuzi abahakaniye. Aravuze ngo aho akimara kuvuga mbega ngo inyamaswa ya mbere, iya kabiri, marayika wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu nguzanya inyamaswa n'igishushanyo cyayo ngo akashirwa ikimenyetso cyayo mugenza, ageze hepfo aravuga ngo birakomeye ngo haniho kwihangana kw'abera kuri bitondera. Iyo dusoma ikinyarwanda nubwo ntindavukiye mu Rwanda, ariko muze mukurikirana pe, ngamwe mufite amahirwe yuko mwaravukiye mu Rwanda, umvisho kinyarwanda kiravuze ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko yande y'Imana. Iryo ijambo rya mbere bakagira, hariho consequence. Ubwo ngo ni ukumanza witondera iki? Wamara kuyitondera tujyanirane rwose ntabwo nava hano mutabyumvise. Ngo aho niho kwihangana kw'abera uri bitondera amategeko y'iki? Bakabona bagira iki? Reka tuhasome rwose, tugomba kwiga pe. Ngaho mwumve, baravuze ngo 14:12 baravuze ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri. Mwumvise ko kwihangana kw'abapagani? Ababera iyo bivuze ngo nabera baba bafite ijuru ingoda n'Imana. None Bibiliya se yakwita uwera ukazasigara? Imana iravuze ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera mu kwande. Ndababaza ikibazo, umuntu uzagira kwizera mu kwa Yesu azarimbuka? Oya, Imana niza igasanga ufite kwizera mu kwa Yesu uzarimbuka kweli? Reka da. None ngaho mumbwire kuvuye he? Niba wakurikiranye kwizera mu kwa Yesu kuvuye he? Okay, kuvuye kuri uriya musitari rwa mbere bavuze ngo
aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera ngo bamanza bitondera amategeko y'iki ngo bamanza bazamura ibendera ry'iki noneho bamara kwitondera amategeko y'Imana konsekanse ingaruka nziza zivuye muri kwitondera amategeko y'Imana bakagera kwigera kwande uraheraho uvuga ngo amategeko y'Imana yavuye urabiheraho no ifuke abantu basoma Bibiliya bayumve neza ntabwo uzagira kwizera ngukwa Yesu utitondeye amategeko y'iki isabato irimo isabato nayo irimo n'abantu baje bakinisha ngo yatosha imani haguma kwize waribeshe reka turebe Abaroma muze murandika no masomo Abaroma 3 mwumve abantu baje babesha ngo nje rwose ngo twebwe ngo byose ngo yabiyangije ku musaraba ngo nda kibazo rwose ngo haguma kwizera yatosha imani ibindi byose rwose ngo amategeko ngo ntabwo tuyigonga n'amategeko ngo haguma kwizera ngaho soma Abaroma 3:31 baravuze ngo mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera Umvishe neza hano Pawulo akorekana neza yuko ntabwo wagira kwizera udafite amategeko y'iki baravuze ngo mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera ndibikabeho ahubwo turayakomeza Imana yagushabaye baravuze ngo mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera mu Kinyarwanda rero nimo kuvuga ngo kino ni kwizera kino ni amategeko none dufate kino tucicishe kino donc dufate kino gipfe niko kuvuga ngo mbese duhinduze ubusa iki amategeko dufate kwizera amategeko tuyagenze gute ngo uko twageze kwizera Bibiliya yakubwiye ngo uburu kwibesha ntabwo wagira kwizera udakomoye mu mategeko 10 y'iki no ugomba kumanza wubahiriza amategeko 10 y'Imana ukabona guhabwa kwizera ngukwande Yesu kugira ngo yitwe venkera atsinde ku musaraba ahabwa imbaraga yo kumuzura yihawe nase ni ibendera ry'Imana kuko kigera hani ibi igigwa bya mbere yatangiye kwigisha yavuze ngo mwe gutekereza ko naje gukura hiki amategeko no ntabwo naje kuyakura ahubwo naje kuza kuyakomeza twavuga byinshi ariko bitewe n'igihe reka tuje ku kimenyetso cya kabiri ikimenyetso cya kabiri kiranga itorero ry'Imana ni uko rikorera mu bumwe rikorera mu ki babumwe rwose bakorera mu bumwe reka turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice 4 umurongo wa 32 havuze ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama kandi nta numwe wagiraga ubwiko gukimbo ahubwo byose barabisangiraga bagendaga gute itorero ry'ukuri barabisangiraga 33 kandi indumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bose nta mukene wabagamo indi nshingano y'itorero ry'iki by'ukuri nta mukene wabagamo kuko ababaga bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishira indumwa nazo zikabigabanya abantu umuntu wese agahabwa icake jana rero turukwiga ngo ababaga bafite amasambu n'ibindi byose n'amazu barabigurisha amafaranga bakuyemo bakayashira iki zigakubita mu mufuko zikayajya munsubize rero babigenzaga gute muko dukurikirana bura turukwiga kandi ibintu nshaka bitugivuyeho ngaho indumwa zaguraga amaprado ino nabonye nta prado ziri ariko mu Rwanda no mu bihugu ziriyo nziza kabisa zaje zizanaguye z'umweru z'abapadiri ziguraga 45 none igihe bazanaga amashagoshi yuzuye kuko twavuye muri Kedeke mbiti bishagoshi byuzuye amafaranga tuze kubishira ku birenge by'iki by'indumwa niko bavuze ngo babishira ku birenge by'iki ubwo nazo zikifungaza se zabi babigezaga gute abake ne babihaga iki babandi badafite uko bariho bakavuga ati ibi byose ni byabari niko Yesu yakoraga niko yagutegetse none kugira ngo kino kimenyetso cya kabiri cyuzure nuko twareba babandi batishobo ubwo iki ni ikimenyetso cya kabiri kiranga itorero ry'iki nuko bakorera hehe mu bumwe
ikimenyetso cya gatatu rero nuko iri torero umutungo waryo, tubaze Bibiliya, umutungo waryo w'iri torero ni bande bawurya? Ni uwabande? Umutungo w'Imana ese ni bande bawurya w'iri torero? Ikimenyetso cya gatatu ni uko uyu mutungo waryo, ikimenyetso cya gatatu kiranga itorero ry'ukuri, ni uko umutungo w'iri torero ntabwo ubereye guhemba padiri cyangwa pasitoro cyangwa umudiyakoni cyangwa umukuru w'itorero cyangwa trésorier de l'église, ahubwo uyu mutungo w'itorero hari abantu Imana yawugeneye iri torero ry'ukuri rigomba kuwuhereza. Donc itorero ry'ukuri riyobowe n'umukuru w'itorero, riyobowe n'abadiyakoni, kandi abadiyakoni nibo babika umutungo w'itorero. Nta mudiyakoni mukuru bagira, nta trésorier de l'église bagira, nk'uko nyine ira mu badive bimeze, kuko abadiyakoni biriya ntabwo bakora ku mutungo, ahubwo umutungo ni uwa trésorier de l'église cyangwa se umubitsi mukuru w'itorero. Abadiyakoni bo ni ugutunganya mu rusengero, gusasa, kugira gute, inshingano bakazikora batazi yuko atari izabo, urukumva neza, bakakira abantu kubicaza neza, ibyo mafunguro yera, barabatiza n'iki, nizo nshingano babageneye. Ariko Bibiliya ntabwo ariyo nshingano yabahaye. Bibiliya yabahaye inshingano iboneka mu Byakozwe n'Intumwa 6, biravuga ati ni mwebwe bacungamari, ni mwe ba patron b'ikigega, ni mugomba kwicara ku kigega, atari uko mugiye kwiyarya, ahubwo dore inshingano yanyu muzayakira muyabike, ushaka kubika azabika, birumvikana. Ariko ngiye kubereka abo muzahereza uwo mutungo. Muri uwo mutungo rero abazawuryaho Bibiliya igiye kubatwereka, turasanga bariya bose bawurya mu madini yaguye nta n'umwe urimo, ahubwo Imana yawugeneye imfubyi n'abapfa abo. Na mbere yuko batekereza ku murimo w'Imana, abo bagomba kumanza babareba. Imfubyi ni iki? Bamerewe nabi, bafite ibibazo, bahora bahangayitse, barajya mu gitondo akavuga ngo mbese nimugoroba none turayibona hehe? Bariho ntibariho? No. Iyo ugeze muri Canada, muri Amerika, ukabona mu kurya ibiryo, abana bakarya ibiryo, yasigaza bikeya, yajyaho dukeya, ipapiyeri yuzuye yajyaho dukeya, ibisigaye ngo muze kubishyira ku baki, n'ikibazo. Uzabibura n'abamama, uzaburana ibyo biryo. Muze mwiga no vraiment mu by'ukuri pe, muze tuze twiga naho tuvuye Kamena. Hari abantu bari kujya mu gitondo nimugombe turageza turayibona he? Nje nigeze kuba i Bukavu aho bita Bagira mu muryango gumwe, ntabwo nzigera mbibagirwa. Twageze mu gihe gikomeye cyane, kugeza igihe bitewe n'inzara iri muri uwo muryango nari nagiye kurwarirayo. Inzara bitewe n'inzara, s'il vous plaît, inzara bitewe nayo, bagapanga programme bakavuga ati bitewe n'inzara itumereye nabi, hari abantu tugomba gupanga programme, noneho abariye mu gitondo nimugoroba bakiyaranja bakaza kujya hanze, bakiyaranja. Ukamenya ngo niba ndariye mu gitondo nimugoroba ntawe nagenda, bakagira ukureba ko niko biri ko n'inzara. Kandi mwaho mwariye nimugoroba, ukamenya ngo mu gitondo murabyuka muri kwiyara. Nabaye muri ubwo buzima, muri uwo muryango, ndumiwe Bukavu, ntabwo byoroshye, ntabwo nigomba, sibyo? Aho hantu bariho bababaye. Niba ukubona amafaranga, ukabona Imana iragufashije, bari kugufasha, leta iri kugutumira amafaranga, uje wibuka abagenze gute. Ntagomba kwibagirwa biwanyu, ntagomba kwibagirwa imiryango n'abaturanyi n'abameze nabi, ugafasha nawe mudahuje n'imiryango, ukabafasha, ko ibyo byose ni Imana ibihureje mu kugira ngo nibura nawe yubakire votre salut éternel. Ko ari Imana igikora ikabigukorera kugira ngo niba igukire n'akayira uze umeze gute, uhoraho rwose, kugira ngo ugere muri ubu butunzi umeze gutya udamarare, gusa uba waraje gukora iki? Nawe yubakire mbese abazagufasha igihe uzagira mu bibazo nyine byo kuvuga Yesu agarutse, bazavuga ati no wageze ariko nawe ufashije benshi, wibikiye ubugingo buhoraho. Rero mu by'ukuri ntabwo tugomba kwibagirwa iwacu ngo twibagirwe abari mu bibazo. Rero igitabo kiravuze ngo ikimenyetso cya gatatu ni uko uyu mutungo ugomba guhabwa imfubyi n'iki n'abapfakazi. Abalewi 14 umurongo wa 28, kumve ukuntu havuga. Abalewi 14:28, umva ukuntu bavuze. 28 haravuze ngo Abalewi ni Ugutegeka wa kabiri, Ugutegeka wa kabiri 14:28 haravuze ngo uko imyaka 3 ishize
uje ukuraho kimwe mu 10 cy'imyaka yose wejeje muri uwo mwaka ubibiki wanyu maze mulewi kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe n'umusuhuke n'umunyamahanga n'umusuhuke niki umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari iwanyu bazaze barye bahage kugira ngo Uwiteka Imana yawe uguhere umugisha imirimo ukora yose Imana yacabwa icubahiro. Baravuze ngo ni umusuhuke umulewi imfubyi niki n'umupfakazi. Ubwo rero bano bapasitori bari kwihemba baje bavuga ati twebwe impamvu twihemba nuko turi abalewi nuko turi iki abalewi atabarewi n'abatambyi bakera baryaga icya 10 niki n'amaturo none ngo natwe nginduma z'Imana turi iki abalewi turi iki utabizi rero kavuga ati pastor afite ukuri ubwo nibye tugomba kwimuhereza kuko niwe mure ariko byarahindutse muri kino gihe cy'isezerano risha abo Yesu yasigaje ku kigega bagomba kukijyaho yakuyeho umutambyi yakuyeho umulewi asigaza abo bandi barimo imfubyi n'umupfakazi n'umusuhuke. Tubisome nuko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 hari twatangiye ibyakozwe n'intumwa 4 reka twasome ibyakozwe n'intumwa 4 havuga amagambo akurikira ibyakozwe n'intumwa igice ni cya 4 umurongo wa 36 baravuze ngo na Yosefu nande na Yosefu umulewi wavukiye Kupuro umulewi wavukiye hehe Kupuro muziko ubu twasomye ngo abizeye Imana bose basangiraga ibyabo barabitangaga bakagurisha amazu n'amasambu niki none bageze hepfo muri babizere bagiye kugurisha amasambu n'imirima bakazana umutungo habonetsemo n'umulewi babandi baryaga kuri kimwe mu 10 niki n'amaturo ubwo Bibiliya yeretse neza yuko mu isezerano risha ntabwo abalewi bongeye kujya ku cyashimwe n'amaturo cyangwa se ngo bagire gute ahubwo nabo baratanze nk'abandi abandi bose pastor akabaguye hasi rero ubwo akababuza aho yamenera akitwa ngo ni umuntu uri kujya ibitamwemerera. Baravuze ngo na Yosefu umulewi wavukiye Kupuro uw'indumwa zahimbye Barsaba Baraba bisobanurwa ngo umwana wo guhugura yari afite isambu arayigura azana ibiguzi byayo abishira indumwa Imana yabicubahira yabishiriye iki ari umulewi ubwo rero umulewi kuko musezerano cyo bamubwiye ngo nawe yaratanze ntabwo yakiye ngo arye ahubwo nawe yageze gute ngo ribyo byarangiye n'umutambi byarangiye ahubwo basigaye ni imfubyi niki n'abapfakazi nguko mu gitabo cha Zaburi 68 Zaburi 68 umurongo ni wa 5 reka twasome Zaburi 68 umurongo ni wa 5 reka twasome haravuze ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Imana iri hehe mu buturo bwayo bwera ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera iki abapfakazi. Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Mwumvishe neza imfubyi abapfakazi n'ab'Imana imfubyi n'iz'Imana niyo se abapfakazi n'ab'Imana niyo mugabo wabo baba abagore baba ababagabo abo bose Imana nibacunga umutungo w'itorero ry'Imana by'ukuri ukwiriye kugaburira imfubyi niki n'abapfakazi. Ubuzeza buri kangahe 38 umurongo wa 5 mwabyumvise neza ico ni ikimenyetso ndagira ngo ni cakane kiranga itorero ry'iki ry'Imana. Iri torero ry'Imana nihuse rero nuko ikimenyetso cya 5 kiranga itorero ry'Imana by'ukuri kugira ngo twihutire no kurangiza nuko itorero ry'Imana by'ukuri risenga Imana ku sabato kandi rigasengera hanze. umurongo wa 6 kumvise ikimenyetso cya 5 kiranga itorero ry'Imana by'ukuri nuko risenga Imana ryari ku sabato kandi rigasengera hehe n'ibindi bibiri. Itorero ry'Imana ry'ukuri risenga Imana ku sabato kandi rigasengera hehe hanze rwose kuko ngo nta rusengero ryubaka kuko riryubatse byahabwa ubuzima gatozi rikamera ngandi madini rigatangira gusoma muri leta kandi Yesu atarariko nta ntumwa zigeze zubaka nta ntumwa zasoze Yesu ndiyasoze Yesu ndiyubatse mbese ibyo byose ni ibimenyetso biranga itorero ry'Imana ry'iki by'ukuri. Reka tubaze Bibiliya
ko tuvuze ngo iri torero ry'Imana ry'ukuri rigomba gusenga ku isabato, risenga ku cyumweru kandi rigasengera hanze, risengera mu rusengero. Ese Bibiliya watwereka aho byanditswe? Reka tubirebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ni 16. Reka twasome itorero ry'Imana ry'ukuri, nirangiza kubona bino bimenyetso by'itorero ry'Imana ry'ukuri uhere ko rwose usaba Imana kugira ngo ikwinjize muri iryo torero ry'Imana, izahagusange, izahaguhere ubugingo buhoraho. Reka tubasome. Baravuze ngo ibyakozwe n'intumwa 16:11 baravuze ngo nuko dusukira Tirowa. Dusukira hehe? Tirowa. Turaromboreza tuja i Samotirake. Ngiye kwibariza ababyeyi rero, ndasubiramo. Nuko dusukira i Tirowa. Ndakubaza mama, izina ryawe witwa nde? Okay, gira amata. None ko uvuze ngo nuko dusukira i Tirowa, urukumva ari umuntu n'abantu bangana? Arakoze cyane. Iyo uvuze ngo du ari umwe wavuga ngo iyo uvuze ngo nuko dusukira i Tirowa ari umwe, aho bivuga wo byishireho. Nuko nsukira Nuko nsukira hehe? Tirowa. Aha bavuze ngo turaromboreza, ari wowe wonyine wavuga ngo iki? Ndarombeza. Okay, noneho ni benshi ntabwo ari Ndaronge. kure cyane. Iri ni itsinda ry'iki ry'indumwa ko Pawulo abivuga. Noneho kuvuga dusukira hehe? Tirowa. Turaromboreza tuja i Samotirake. Bukeye bwaho tugera i Niyapoli. Kumva ni tu n'abantu bangana iki? Ariko kuvuga ngo numwe yavuga ngo ngira gute ndagenda ndaromboreza, ariko ni tu kuko ni benshi. Tuvayo tugera i Filipi, ni umudugudu wa mbere wo mu ntara y'Makedoniya wubatswe n'Abaroma bahemukiye. Umva, tumara iminsi muri uwo mudugudu. Baracyari benshi bitewe n'iki? Nuko bakoresheje tumara iminsi. Ni indumwa Pawulo ari kumwe n'izindi ndumwa bari kuja mu murimo w'Imana, ariko mu byo bari gukora ngo tumara iminsi muri uwo mudugudu. Ndabaza ibibazo byinshi. Tumara iminsi muri uwo mudugudu. Tumara iminsi. Okay, turi Abanyarwanda, tuzi Ikinyarwanda. Turacyari benshi. Umudugudu ni iki? Umudugudu ni iki? Iyo wanyumva ngo wa mudugudu bandi, umudugudu ni iki mama? Amazu arenze 10. N'amazu menshi. Umudugudu hano ni site, mbese ni nk'umugi. Village. Ntabwo ari village, ni umugi rwose. Umudugudu ni none kaze mbabaza ikibazo. Ndabaza uyu mwana. Umudugudu mbese tuvuge nka hano muri New Brunswick. Uyu mudugudu wanyu hano, ndakubaza muri uyu mudugudu donc udusubize, haba harimo donc haba harimo insengero zubatse ngibi harimo insengero basengeramo zaba zirimo ibyo bita churches. Okay, sibyo? Ubwo turemeranije yuko hano hari insengero zubatswe n'abantu. None ndababaza, aba bantu uyu Pawulo ari kumwe nabo, we na Pawulo, sibyo? Ndababaza, bagize itorero ry'ukuri ntabwo bagize itorero ry'ukuri? Bagize itorero ry'iki? Cyane ko Pawulo wabaye muri iri torero yashoje urugendo neza, aravuga ati asigaye mbikira ikamba ry'iki? Kumbe niba mvuze ngo asigaye mbikira ikamba ry'ubugingo nabonye urugamba rwiza, kumbe noneho uwakurikiraho yanyuze yabona ubugingo bugeze gute? Voilà, niho njyabura ngo tuhakunde. Turi ku kimenyetso cya gatanu kivuga ngo itorero ry'ukuri ry'Imana risenga Imana ryari? Muze muri asubize ryari? Kandi hehe? Ntabwo ari mu nzu, ntabwo ari mu rusengero. Hano turi hanze, ntabwo turi mu rusengero. Hano turi hanze, ngo turi iwacu, turi mu rugo. Nuko nyine ari neje, ariko tuba twibereye hehe? Numva dusengera hanze, sibyo? Noneho mwumve bano, munyemere neza yuko bari bagize itorero ry'iki? Ry'ukuri. Kandi n'ikimenyimenyi ni uko waribayemo afite ubugingo bugenza gute? Wowe nyine ndabyirata. None ngaho baravuze ngo tumara iminsi mu mudugudu. Nguko munsubije muravuze ngo mu mudugudu ntabwo insengero zaburamo, sibyo? Ubu hano zirimo, ariko mwumve bano bari kuja mu ijuru, kandi Yesu arabazi. Yesu niwe ubatumye. None bageze mu mudugudu gurimo tubabaze noneho, tubaze Bibiliya. None ko bageze mu mudugudu
burimo n'insengero, zimwe ni iz'abagatolika, izindi ni iz'abaporoso, izindi ni iz'abadive, zifite imbaho, zifite na za sima, zifite n'ibiti, zifite n'ameza na za mimbara. None bano ko bageze muri ugo mudugudu kandi n'izo nsengero zirimo z'akatabashwa, ese ku sabato nagira aho ngaho. None igihe bagiye gusenga, ese bagiye gusenga binjira umwuka? Bibiliya urayibaza. Bisabwa ngo tuyige neza. None ko zari zirimo insengero nziza rwose zihanaguye, none igihe bagiye gusenga, ese ni ngo bagiye? None se igihe bagiye gusenga ku cyumweru? Ibyo ni byo tugomba kwibaza. Gusoma Bibiliya urumva gusoma nk'amaroma wabuze urabaza Bibiliya gusubiza, sibyo? Ngaho tubabaze noneho. Baravuze ngo tumara iminsi muri uwo mudugu kandi harimo n'iki n'insengero zihanaguye cyane. Noneho tubabaze, noneho wumve, baravuze ngo 13, baravuze ngo ku munsi w'isabato. Ku munsi w'iki? Aravuga ku cyumweru. Baravuze ngo ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu. Tuva hehe? Nuzansengero baraziretse. Baraziretse kandi bazi ko zirimo, ariko bavuye hehe? Umva baravuga ngo ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tuja ku mugezi inyuma y'irembo. Inyuma y'iki? Irembo ry'iki? Ry'umudugudu. Ry'umudugudu kujya bawuretse. Baba bawuvuyemo. None bageze hehe? Bageze hehe? Abakurikiranye kandi nongerezo ntabwikurikirane ngo ku munsi w'isabato tuva hehe? Mu mudugudu tuja ku mugezi inyuma y'irembo. Bageze he? Bageze he? Bari he? Mu mudugudu. Mu mudugudu. Za nsengero bageze gute? None bageze hehe? Inyuma y'umudugudu. Bageze inyuma y'irembo, ariko hari ahantu bageze ku mugezi. Bageze he mama? Oya kandi babaza none bano bantu bageze ku mugezi bavuye mu mudugudu, bavuye baretse n'insengero. Ese arabazi? Arabazi. Ijuru arabazi pe. Kandi bagiye ku mugezi mwe. Iby'Imana ntabwo byoroshye. Naho umudugudu barawuretse, insengero zose zihanaguye. Bageze gute? Kandi aba bantu Yesu ari kubirata ati ni abakozi bande, kandi wabonye mwisi bavuga ngo baranamabandi. None ko bavuye mu mudugudu bageze he? Ku muge? Ariko barazwi, bafite statut yo mu ijuru. Bageze ku mudugudu. Umva ufite neza. None bageze ku mugezi, umva ngo tugera ku mugezi, wumve ngo tuja ku mudugudu, tuva mu mudugudu inyuma y'irembo, ngo tuja ku mugezi inyuma y'irembo, ngo dukeka yuko hariho handi ho gusengera. Kinyarwanda bacumva? Muracumva? Baganza gute? Bagenda gute baba? Ngaho kaze ngo baze. Uyu bivuze nini? Uyu uri kubivuga nini? Intumwa izina papa. Paulo. Ninde? Paulo. Uwo n'abapasitoro n'abapadiri bemera akamwita igihangange. Kandi nawe yarabyivuze, Imana ishiraho kashe. Avuga ati ibyo byuvuze by'ukuri usigaje ubugingo buhara. Usigaje iki? None arimo. Kandi bageze ku mugezi. Bavuye mu mudugudu, insengero bageze gute? Bazisize zose. Ikintu njewe kinyereka yuko turi mu nzira y'ukuri nuko bageze ku mugezi, baravuga ngo dukeka. Gusa ufite urusengero rwawe wiyubakiye ugakeka. Waba ufite urusengero rwawe wiyubakiye nk'uko ababishop bavuga ati kuriya ni urusengero rw'uniyubakiye n'urwanjye rwose nararuhanze. Waba ufite urusengero rw'uyubakiye ukaza ku mugezi kweli ugakeka kweli? Umva ngo bakeka nk'ukuntu nyine iri iwacu iyo tugeze muri za Kongo, iyo ruguzangu na hehe tugiye guterana, tuvunjura ibishamba n'ibihuru, tugatangira gukeka ngo mbese hano twagenda gute niko nabo bakeka rwose, ngo dukeka yuko hariho ahantu ho kugenza gute ho gusengera. Byari ngo dukeka yuko hari ahantu ho gusengera. Mwumve mungurikane neza, dukeka yuko hari abantu bugeze gute ho gusengera. Iwi ni Paulo n'izindi ntumwa kandi Yesu arabazi, bamaze gukeka yuko hari ahantu ho gusengera. Umva ijambo ringomeza nawe rigukomeze. Umva ngo dukeka yuko hari ahantu ho gusengera, turicara. Tugenza gute? Turicara kuri zindebe. Oya ku nkengero y'umugezi ku bwatsi. Uwo wicaye uri kudunda nawe yaradunze. Oya
hari umurongo wavuze ngo yavuye mu rugo ngo afite yino diva Oya. kandi mu kwishyira hehe Ibwami. mu bishokoro ariko Yesu agenze gute arabazi Yesu utagira ubwoba ukunda abana be ibyo bishokoro ntabwo yabirebye ibyo byondo byo kumugeza ntabwo yabirebye aravuze ati icaraho nanjye narahicaye ariko nzaguha ubugingo bugeze gute nagera mu ijuru uzasanga ari isoko bishokoro kurya ahubwo yari afite ibendera ry'iki ndiyagira isoni apana gukorana haya ndukagira isoni zo guhamya Imana ya ukuri nushake wicara hakaza ukuri mu by'ukuri ngaba baricaye ntabwo ari ku ntebe nziza twicayeho ndumva ngo turicara tuvugana n'abagore bahateraniye umugore witwaga Ludiya waguraga imyenda y'imihengeri umudugudu witwa Tira wubahaga Imana aratwumva agenda gute ibintu birashushe muri rya torero rya Yesu biteraniye ku mugezi byaretse imidugudu byaretse insengero z'akatabashwa zikaba zigiye gusenga ku sabato bigeze ku mugezi bitangiye kuvunjura ndababaza ku mugezi hari ibyono nabyo ntibihari bishokoro ibihuru byose bishariye aho ngaho Yesu arabaza noneho ikintu kintangaza ni uko bagezaho bakahurira n'ababyeyi ababyeyi baza bafatwa n'ijambo ry'Imana noneho mwumve baravuze ngo umwami Yesu amwugururira iki kurikirana Bibiliya mama iri ni iteraniro ry'intumwa na Pawulo arimo ariko kuko Yesu abazi yarabakurikiranye Yesu amenya ngo nabe umudugudu yawuretse insengero yakubuye maze kuko azi yuko ariho torero ry'ukuri nawe aragenda aba umushitsi muhire tukumvikana utagaragara rwose ubwo si waba uri kanze mbavuge ku Munyinya ninde uzi ku Munyinya mu Rwanda ku Munyinya ntawe uhazi hari ahantu hari negligeable yo ruguru muri za dusinda ngo muharere ukaba uri mu Rwanda uri mu gahema katagira nuko kameze maze waje kubona ukabona perezida akutereye ifone aravuze ati kuwa nyuma tuzondagira iwawe kuwa nyuma nzagira cyangwa kuwa kane nzagira iwawe ndaza ho gutembera uwo munsi wakumva ubwenge bwawe bumeze neza ntiwatangira kugira ibibazo ariko wakavuga ati ndugira ikibazo nzagutembera nzabunguzaniye n'impano rwose ndagutembera buriya abantu bagukandagiraga bose babona yuko ndacu maze muri aho gahema bura uwabona aje akabona za komvuyi za Kagame ziraje batangiye kugota hino hino batangiye iyo perezida araza batangira kugenza gute batangira babandi ba mbere batangira kugenza gute kuharara bakabona bafashe za ambushi hirya no hino baje kubona babona ngo perezida agenda gute agiye kuyoboka hahandi bugahema kandi arahageze arakubwiye ngo mbereza kagatebe kacu kakira ngenze gute nutagusuhuzaga ndiya gusuhuza mama nutagucinyega agenda gute ati uriya nukumwitondera uriya arazi agenda gute n'aba Pawulo bari bazwi kuko nyiri umukuru nyiri byose yaragenda gute yamano maze icyerekana yuko bari mukuri mama nuko bageze muri aya materaniro yo ku mugezi mu bishokoro mu byondo aho ngaho maze Yesu wari mu ijuru n'isi nawe agenda gute aterana rwose maze cyandejeje muri iryo teraniro nuko Yesu waturemye twese yateraniye aho ngaho muri iryo byatsi aho ku mugezi kandi akararika akagenda gute wowe wenyine ntabwo bavuze ngo ni Pawulo wamukabakabye Yesu wenyine ngo yakabakabye umutima wane wa Ludiya so yabazaniye umushitsi kandi amaze kumuzana aramukabakaba umutima ngo yumve ibyo Pawulo yagenda gute ni amen iki kimenyetso cyo kiranga itorero ry'ikigima nihuta ikimenyetso cya gatandatu kiranga itorero ry'Imana by'ukuri nuko iri torero ry'Imana rikora umurimo w'Imana ku buntu Matayo igice ni cya 10 baravuze ngo ku murongo wa 5 baravuze ngo abo 12
Yesu arabatuma abateka ati ntimuzaje mu bapagani cyangwa mu midugudu y'abasamariya ahubwo muje mu ntama zazimiye z'umuryango w'Isiraheli nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. 8 mukiza abarwayi muzura abapfuye mukiza ababembe mwirukana abadayimoni mwaherewe ubusa nawe muje mutangira ubuntu. Mwaherewe iki? ubusa. Nabigisha bamwe ba hano mu madini bari kwigisha yamara akavuga ati ngizi nimero zanje ngiyi konte yanje ushaka muje muranyuza kuri iyi konte. Bariho ndago bariho. Aha aravuga ati ngwino ngusengere. Aha gusengera we yaje gukubwira ngo ufite ibibazo ngo ndasenze ngo mbona imva imbere yawe. Nawe ukavuga ati mu izina rya Yesu. Avuga ati mbonye umusaraba ku muryango gwawe mu izina rya Yesu. Kavuga ati mama ihangane. Nubwo ari umusaraba nubwo ari imva ariko Imana irashobora byose. Reka nongere nsenge nyibaze. Uyibaze? Imana uyibaze kweli. Ubwo akayingwa akaza kuyibaza akaza ariko kuzana amakuru meza ngo Imana irasubije rwose ngo ariko ngo mu bisubizo byayo ngo mbonye ufite ihene irimo ikiziriko. Arayiriye? Arayiriye? Yakubwiye ngo ni ihene irimo ikiziriko uzi ngo ni biki? Abakubwiye ngo iyo hene ugomba kugenda gute? Kuyimuha. Ubwingo ko zikamanuka n'ibindi akabyikubitira he mu mufu? Ni bangahe babwirizwa ngo muzabona uburaya batazagera nino? Ni benshi ndaga ari benshi. Kandi bakabwirizwa ngo muzabona uburaya. Wowe nyine atarayabigeza. Urumva ibintu? Hano hanje hari ibintu byinshi abizera cyane mu baporoso bafite ubwoba butazabashira mu bitewe n'ibyo abarimu n'abiyita bamujakaze n'abiyita bahanuzi bagenda gute? Bakabasoro mu twabo. Abungeri bagenda batemberera bizera bagatemberera n'abapfakazi akagera iwawe kandi uri umupfakazi akuzaniye igitabo cy'itorero akubwira ngo maze amezi 3 udatanga icyacu kandi icyacumi uzi Bibiliya wamubwira ngo iki cyacumi ni canje ni ngikire kukijya ariko akaza akigusa kandi ari wagombye kugitura akagiturisha akigenze gute kakiguha. Ibyo ndabibona rwose biriho ariko mu by'ukuri izo nyigisho ngizo ziriho. Yesu wenyine aravuga ati kugira ngo biriya byose bizarangire nuko nashira mu isi itorero ry'iki y'ukuri. Iri torero rikora umurimo w'Imana ku buntu nta kiguzi rwose tugakora ku buntu. Bibiliya yaravuze ngo mwaherewe ubuntu muje mutangira iki? Ubundi. Ni benshi mu itorero ryacu bagiye bazaniga ibiguzi byinshi ariko bakagaza gute? Bakabyanga rwose. Njewe nzi hari i Kigali abazaniwe ibiguzi barabamugunga nabo barimo babazanira ibiguzi barabyanga bite n'umuntu bavuye wari urwaye diabete bakoresheje kapusine bamuha kapusine neza iramukiza diabete iragenda agiye kubitura baranga banze ubwa kabiri aragaruka baranga agira mbese abura amahoro aravuga ati rero aba ntabwo ndiwe ndaganira nabo maze kubahenda baranze kandi natanze za miliyoni nayo ngiye kubaha ntabwo gageze kubera natanze ariko ninakize none baranze agenda mbese agahinda aravuga ati rero kaze ngwereke nanjye cyo ndabakora ngiye kureba nkurikirane ndebe n'ibiriya nzu barimo ari yabo asanga ntabwo bari yabo kuko ni indumwa z'Imana none aragenda avuga none iranzo ni yande ngo ni yarunaka bara nakibazo ko nabaganirije babyanze byumvikana mu itorero ry'ukuri kabisa nabirebye ariko nanjye ntabwo nakwicara mbaka nanje ngira icyo ngorora Imana yanjye ntabwo nongera kubavugisha. Ubwo niho yagiye kuri bayere wabo aragenda amuganiriza none aba bantu none ndabene byo basigaye baravuga ati no bari hano bani igihe kirekire ntabwo bazava hano ariko mbo ndabona basigaranye ukwezi kumwe bagiye gushiraho yana yagiye kuriharira imyaka 10. Nkurikije ukuntu bankoreye ngaba narindi kuvuga ati ndagiye bariya nabana b'Imana ikintu kineze ko nab'Imana nukumaze imisi ndi guhanyurana nabo ngo mbarihe bagaze gute sikibaza nibiki ariko nubutumwa bw'Imana ni nyandiko ntawarega ku nyandiko tuzariwa tugeze mu ijuru ico cyemeza abantu bakira uburwayi yaje gukwitura ngo no mama no nituro yariza ngo aho guzarije kusaba uzatura Imana akavuga ati basi iri nituro ryiki Imana cyukuri mugiye hano haza kuvuga ati ngize inamba zanje nibiki kora kira mbese amafaranga bakayajya umuntu akabaho ngaho ari nyakuja bitewe n'iki nabari. Ubwo rero ikimenyetso cy'ukuri cya gatandatu kiranga itorero ry'Imana nuko rikora umurimo w'Imana kuki icyanyuma kiranga
karindwi kiranga itorero ry'Imana by'ukuri ni uko itorero ry'Imana rifite abakozi tukumvikana ariko abo bakozi bafite ibihembo byabo natwe nuko turi gukora ariko dufite iki ibihe reka turebe ibihembo by'abakozi b'Imana b'itorero ry'ukuri ni mu gitabo cya Luka umva ibihembo by'abakozi bo mu itorero ry'ukuri bitandukanye n'iby'abakozi bo hanze bo mu madini bakora reka turebe igice cya 10 cya Luka umurongo wa 5 baravuze ngo nimuja mugira inzu yose mwinjiramo mubanze muvuge muti amahoro abe muri iyi nzu niba hari umunyamahoro amahoro yanyu azaba kuri we natahaba amahoro yanyu azabagarukira karindwi umva kandi iyo nzu abariyo mugumamo musangire nabo ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko umukozi akwiriye ibihembo Imana yakwishuraye musangire nabo niki ni nyandiko rero ubwo ibihembo turabifite natwe Yesu yaduteguriye ibihembo ntabwo ari umushahara wa buri munsi ahubwo baravuze ngo nimugeraho muzagera mugasanga bari kurya turukumvikana no kunywa muzasangire nabo ibyo ingoko zirimo aho pastor ashobora kuza akavuga ati niba ndasaki batesemo ntago ndazijya ntago ndabwiriza rwose aho baba bifaga rwose none ko batese inyama zinga oya bakavuga ati niba ntango kwirimo nijewe rwose n'amategeko ntago nabwiriza ndatashe ibyo bibaho ariko mu bihembo by'abana b'Imana Yesu aravuze ngo nibi ibijyo navuze ngo muzasangire nabo ibyo nibyo kugenda gute nta fanta zirimo nta za byeri zirimo ahubwo aravuze ngo ni ibijyo ibihembo byacu abakozi b'Imana ni ibijyo byemewe n'ijambo ry'iki n'amazi yo kunywa point train nta bindi ni ukuvuga ngo niba ngeze iwawe ngasanga urukujya ibijumba n'ibirayi n'impungure bidahase Yesu aravuze ngo icara utuze ugenza gute ndababaza yabijya uwo hanze yabijya uwo munyamadini yabijya yaba kese yabikurikirana kugeza ku kijiji tukumvikana n'ukuri pe ariko Bibiliya tubwiye ngo nuhagera ibyo uzasanga bari kujya byemewe n'ijambo ry'iki uzabijya uzatuze utegereze ubugingo bwenza gute ngibyo ibihembo byacu bene data ngibyo ibihembo by'abana b'Imana ni isahani y'ibiryo n'amazi yo kunywa ariko byemewe n'ijambo ry'iki muri Matayo 17 umurongo wa 19 Matayo 19 umurongo wa 27 Nduza Petero yigeze kubaza Yesu none ko twasize byose tukareka abagore bacu n'abana bacu twebwe tuzamera dute ubwo yarabajije ibihembo yego atavuze ngo nungu turahembwa gute yarabajije iki ibihembo Yesu aramureba aravuga ati rero mwebwe mwarese byose bite no kungurikira igihe nzagaruka igezagaza gute none ndababaza Yesu yaragarutse amunsubize Yesu yaragarutse hamwamubonyera oya hamwamubonye none kubahembwa none hano hanze kubahembwa yaba yaragarutse oya kandi aravuze ngo ningaruke ntuzahembwa none kuba ari kwihemba buri kwezi amunsubize mama hano hanze tuvuga n'umunyakuri abapadiri barahembwa yego barevera barahembwa abapastori barahembwa mubadive barahembwa none Yesu si yaragarutse byabaye gute nago yagaruka ku murongo wa Bibiliya gurukubarega we yaravuze ngo njewe n'ingaruka nzabaye mu bugingo bugeza gute none ibi bintu bari kubikora munsubize rero muri ababyeyi babasomye munsubize bari kubikora barabihawe uburenganzira nabi aha bari kwiba murakoze cyane ubwo nabaju bitambuke ikimenyetso cya 8 hasigaye kimwe kiranga itorero ry'ukuri ry'Imana ni ukuri itorero ry'Imana hedikota ni icyicaro gikuru hedikota y'iri torero ni mwishu ntabwo ari mwisi hedikota y'iri torero ni Abafilipi 3 umurongo wa 28 na 7 hedikota y'iri torero ry'ukuri ni Abafilipi 3:20 haravuze ngo naho twebweho iwacu ni mwijuru niho dutegereje umukiza kwazava niwe mwami wacu Yesu Kristo Imana yacyabishubaye naho twebweho iwacu ni aho hedikota amategeko nyobozi ubutungane nyobozi amategeko yose ubuyobozi bwose bw'ibitorero bukomoka hehe mwijuru niho byose bikomoka
noneho ikimenyetso cya nyuma nuko umukuru w'itorero ry'ukuri w'iri torero ry'ukuri turi kwiga ku isi yose nta wundi ni Yesu. Ninde? Yesu. Hano hanze amadini bavuga umukuru ku isi yose, bamwe bakaba muri za Maka, abandi bakaba muri za Roma, abandi bakaba muri za Amerika n'abandi mu Buraya, ariko twebwe iri torero ry'ukuri turi kwiga umukuru waryo ku isi yose ninde? Yesu. Ni Yesu. Ni Matayo 23 umurongo nuwa 8 baravuze ngo ariko mwebweho ndimuzitwe barabi kuko umwigisha wanyu ari umwe namwe muri be namwe mwese muri abavandimwe. 9 kandi mukazagira umuntu wo mu isi mwita data kuko so ari umwe ari uwo mu ijuru, kandi mukazitwa bakuru kuko umukuru wanyu ari umwe ari we Kristo Imana yabishubahije. Umukuru wacu ninde? Ni Yesu Kristo, numwe kwisinganiki yose. Ni ukuvuga ngo itorero ryacu, itorero ry'ukuri, ni ukuvuga ngo rifite umukuru w'itorero umwe gusa ku isi yose, ni wende niwe n'uriyoboye. Reka twitandukanye n'amadini turangiza. Ibimenyetso biranga idini byaguye nuko ikimenyetso cya mbere kiranga idini, nunabyumva bino bimenyetso ukaba uri iyo ngiyo, Imana igufashe guhunga aho hantu. Baravuze ngo ikimenyetso cya mbere kiranga idini nuko ryigisha ko amategeko 10 y'Imana yavuyeho. Aya madini gariho agenda yigisha ngo amategeko 10 y'Imana yagenze gute? Aha twabonye yuko amategeko 10 y'Imana ari iki? Amategeko 10 y'Imana ni iki? Urakuze cyane. Ni bendera rwose. Izina ryawe witwa nde papa? Urakuze cyane. Noneho icya kabiri kiranga idini ryaguye nuko rigira ubugugu ku mutungo. Rigira ubugugu kuki? Ku mutungo rwose. Imfubyi n'abapfakazi ntago babarebaho. 3 nuko ikimenyetso cya 3 kiranga idini nuko rigira statut cyangwa ubuzima gatozi muri leta. Rigira statut cyangwa ubuzima gatozi muri byariyandikishije muri leta, rigira statut. Ikimenyetso cya 4 kiranga idini nuko riboneka muri ecumenisme cyangwa ubwingo bw'amadini. Ubwingo bw'iki? Ikimenyetso cya 5 nuko rihemba abakozi baryo imishahara ya buri kwezi. Imishahara ya buri ryari barayifata ndibayifata. Imishahara ya buri kwezi hano hanze rwose nicyo kimenyetso kiranga amadini yaguye. 6 nuko rigira igitabo kirwanya Bibiliya cyitwa kanuni za kanisa. Kanuni za icyo gitabo kiriho rwose, kirimo ibintu byinshi bitaboneka mu ijambo ry'Imana. Mu Gifaransa bacita Manuel de l'Eglise, mu Cyongereza Churchman, mu Kinyarwanda ni ndongozi, mu Giswahili ni kanuni za kanisa. Ikimenyetso cya 4 kiranga idini ryaguye nuko rigira icyicaro gikuru ku isi yose. Idini ryaguye rigira icyicaro gikuru ku isi nganiki. Noneho ikimenyetso cya 8 andicyo cya nyuma nuko idini rirenganya abatavuga rumwe naryo. Ni mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo nuwa 13. Aho ngaho rwose niho turangirije. Imana itube bugufi, ibane natwe, iduhe rwose kurinda ibyo twizeye tukabyumva, tubishikamemo. Umurongo wa nyuma nzanye n'Abakorinto ba mbere 16 umurongo nuwa 3. Reka twasome Abakorinto ba mbere 16 umurongo nuwa 3. Baravuze ngo Abakorinto ba mbere 13 umurongo wa 13 baravuze ngo nuko mube maso mukomerere mu byo mwizeye, muba abagabo nyabagabo mubikomeze. Muba maso, mube maso mukomerere mu byo mugenze gute? Muba abagabo nyabagabo mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Ibyo dukora byose bikorane iki? Urukundo. Kandi turi kwiga ijambo rivuga ngo cyabangurikiranye ibimenyetso biranga itorero ry'iki. Aha ngaho rero tubitondagure buri muntu wese avuga iki kugira ngo turangize. Naho basaba iki? Bazagendana ibendera Urakoze ni shambe. Bazagendana ibendera ry'iki? Ry'Imana. Ngaho iryo bendera ni iki? Ni amategeko 10 y'iki? Icya kabiri uwafashe icya kabiri naho nababyanditse nuko bakorera muki. Icya 3 urakoze cyane. Ngiraho na kandi no gusengera kwicara gusengera hanze. Aha baravuze ngo azasenga ryari? Itorero ry'ukuri risenga ryari? Kandi rigasengera hehe? Ikindi
ko umutungo w'itorero atari uw'abapasitoro cyangwa abakuru b'amatorero n'abandi, ahubwo ni uw'iki? Imfubyi ni iki? No gukora umurimo w'Imana hirya no hino. Ngaho icya gatanu ni ibimenyetso byinshi, ndavuze ibimenyetso 8. Itorero ry'Imana rikorera ku buntu. Urakoze cyane. Rikora umurimo w'Imana kuki? Ntabwo wahemba abakozi b'Imana ngo bakwemerere. Iyo ni amen. Ngaho ikindi? Isengera hanze itorero ry'ukuri. Urakoze. Risengera hehe? Hanze rwose. Ngaho ikindi? Ni byinshi. Ikindi ni uko itorero ry'ukuri ntabwo rigira umukuru uriyobora, ahubwo umukuru uriyobora ni Yesu, naho abandi bose ni abavandimwe. Urakoze cyane. Yesu niwe mukuru w'itorero ry'Imana ku isi ingana iki? Ngaho ibindi bimenyetso ni byinshi. Icyicaro cyaryo kiri mu ijuru. Icyicaro hedikota y'iri torero ni hehe? Ikindi kimenyetso. Umukuru w'itorero ni Yesu Kristo. Urakoze cyane. Ngaho ikindi kimenyetso. Urakoze cyane. Ubwo nawe wongeye ikindi ariko ni icy'ukuri. Ngaho rifite ibihembo. aho niho nari nsigaje. Rifite ibihembo by'abakozi b'iki? Aha, ibyo bihembo harimo za soda, harimo isake, harimo ikimama. Ibyo bihembo byabo ngaho ni ibyo kurya byemewe n'ijambo ry'iki? Kuko twiri hano ku isi yaravuze ngo umukozi wanjye akwiriye ibihe. Ibyo bihembo rero ni ahantu nzagera, nga hano twageze batwakiye ibyo twasanze bari kurya. Nibyo uhagaze gute? Ntabwo kuvuga ngo pasitoro yaje none nk'uko oya, ntabwo bibaho. Ahubwo twebwe twariye ibyo batetse n'amazi yo tunywa iwacu, niyo twaganze gute. Ubwo ibindi bisigaye ni ugutegereza ubugingo bweze gute. Uhoraho Imana yacu idufashe iduhe kwemera kwinjira mu itorero ry'ukuri. Nibyo mbambarije kugira ngo namwe mwese mubinyambarize mu izina rya Yesu. Abafashijwe murakoze cyane. Abumva baguma mu itorero ry'ukuri murakoze cyane. Imana ibahe ibyigisha mu izina rya Yesu. Amen.